Mado, Mado, Mado. Yambi kuri wowe udukurikiye ni saa 11 zirenze iminota mike cyane B+ TV Rwanda Jenny Blaze the radio guy nahageze ndi kumwe na big team ntibisanzwe iteka ryose murabizi ko yari umunsi nk'uyu nguyu wo kwa kabiri biba nyine ari kuva mu bwiza mujya mu bundi kuko tuba twavuye muri iyo byozo ubwo mugomba vuga abantu bagize weekend ni tight cyane dore ko nanjye ndimo weekend ntabwo yari yangendekeye fresh yari nini cyane kumwe na Krista wambaye neza ibijyanye n'imyambaro byo ntaco namurebanya ndetse ndi kumwe na Eminyawe ubwo reka ntangire kuri Krista baravuga ngo ladies first reka bariwe ntangiriraho ameze neza cyane Krista biteze ameze neza ayo jere bibo ese arasenda buri ntawe satamukuru ko Krista yicara ukabona yakwiriye ubukwe Krista bere ubukwe ubundi ikintu kibura ni kimwe sifite umugabo se yasha na mugabo ufite Christian ndabona sese kari Mr Romantic kakundana n'abantu dukorana gusa kandi twavuganye ko dufite ubukwe Christian utereta wa Mr ege kibambasi w'inzobe no biki Krista biteze meze neza ni wa kabiri ubwo uwa mbere turaza gusa n'abaganiramo uwa mbere ako tunakirayo n'ubundi diaspora murabanga ngajya kuzakorera kuri tele gusa Emibiti ashani hatari wanaye ndacyananiwe ariko ngo urashinjwa ngo ni wewe ngo wibye telefone ya DBN ni jewe bane bakubitiye urushyi Burundi niwe bakubise Burundi umusenze bamukubise urushyi Oscar umuntu gukubita urushyi ukagira ngo hari ikintu umupfa ukagira ngo igihugu n'icyasi cyanga nyina ari kurwanirira oya byo biri mu bitangaje cyane ko buriya iyo ibintu bibaye bwangu nta muntu utangaje ibi natubwa mbere abibonye uzacunga oya rero urushyi buriya rushobora kuba nkubise urushyi rurumira urushyi rwakubiswe umuntu hari urushyi bakubise umuntu yaruvuze kuri 3D TV arakumwe na Jihad ndavuga ntari kuyu muntu ndi kumukeka akora gutuma umugano yena nagize muri za 59 hari urushyi bakubise mbonye umutwe do nibwo bakubise uwo muntu namuze ibintu bya icyo gihe bamukubise urushyi abantu bari bari muri kiliziya barasohoka bazi ko ngo misi irangiye babikanze karisogera bamukubise urushyi ivu yari afite mu mubiri we rimuvamo oya none nibyo bakoreye uwo muntu mwari muri kumwe Burundi hari umuntu gukubita akakubwira ati ndaguhaye tu akeje twabonye ama message agera mu 8 hari abantu ariko bafite amakuru nabo bari mwajyanye batubwira bato umuntu n'ubundi arayagara basanzwe bamuzi ubwo ninde ndahita muvuga seriye nino mvuga ngewe mu batubwiye Skype kandi Skype si yakubise wapi Skype bakire kuri stage Skype yakire kuri stage oya sininde mwakiriza ni Big Fizzo atashimira DB ni Big Fizzo wamwakiriye nyine ni Big Fizzo wamwakiriye nabonye yarashimiye kuri stati ngo ni ese Makacha yaratashye cyangwa yisigariye i Burundi Makacha yaratashye uwari Kigali Makacha ntaribi Makacha nta n'ikibazo yari afite ahubwo ikibazo nyine ko Makacha mwaramurenganuye kuki suvuga ko nta kibazo kandi hari umuntu bamutaye wakajwiga gusa mani muyoboke n'umuntu wa danje we muri street muyoboke n'umuntu wa danje nubwo hano ejo sinabivuze nubwo nanjye najya mwemera ko ari manager w'abahanzi nubu nabisubiramo ko atari manager w'abahanzi ariko kuba yaba umuntu udiringa ibintu bigacamo kandi bikagenda neza n'umuntu wa danje n'umudira mwiza mani muyoboke n'uwa danje kabisa respect ariko njyewe uribuka ko ubushize tunabiganira kuko nanjye nta giti ya muyoboke nzi ariko muri bike twakoranye buriya muyoboke n'umwe mu bantu bazanye Selendisc i Kigali kugira ngo byumve neza ama headset yose yabaga yanditseho decent ariko bikiza mu Rwanda niwe mubaza n'ahantu hose ngira ngo no mu ntara nyinshi niwe wagiye zigeza yes ubwo ko nihuye niwe wayizanye muyoboke n'umuntu ugiye kuterize 500 kakuga ati genda ukuruzanye ishyura ushoje niyo mpamvu navugaga ni mu manager ba mbere bagerageza kuba bakora ibintu kandi mu buryo bwiza bifite ireme bifite swag n'urubyiruko tuba turi kumwe mu kiganiro harimo Alex arimo numwe mu bantu ngiye cyo gihe yamaye headset z'inshuro eshatu
kandi nkazikoresha nkunguka nkamuhaye bivuga iki rero Emi yavugaga ko ari umudira ni umudira ariko at the same time akaba n'umumanager kuko ntabwo twari kumenya abahanzi hari abatipe baba barababaye bro hari urushingo bayingana ageze gukubita umuntu ariko reka tubyibone bayingana yakubise urushingo ku Gisenyi mu Musanze nako Musanze urwo rushingo uretse gato nanjye nari imana uretse gato ndagira ngo rero aho wavuga nta kintu cyarunaje muri iyi mihanda nta kintu na kimwe banazi kereka ikintu kitabera hano ngo bayingana yakubise yagurushi ari umukubitiye i Musanze amusize ikintu bita shushushushu yego ngo leta rwumva ngo rushyi ngo barwumvire Lagos harushi reka tureke gushinga cyane ariko harushi umuntu agukubita nanjye harushi umuntu yigeze kunkubita muri guma mu rugo ndabyibuka ubwo ntabwo ndi buvuga icyo ari cyabaye ariko twari turi muri kiye nyine murabizi mwarengeje amasaha niba nsabye ko nta kintu ndayibona bamubise urushyi umuniga w'umupolisi yamubise urushyi bro yacanze ibyishimo leta rwumvira ujya ahubwo ndacyabaguza bagukubise urushyi mu Rwanda ariko ubwo ndacyabyibuka yarambwiye ati mpereza ibintu byose ufite ndamupesa yerewereza ibintu byose telefone kofi byose uvana murabizi bari kubishyira mu kabox muri envelope bakabika bakandika amazina ndabyanga rero iyo muri gusetsa ngo urushingo rwumira ndaruzi ahubwo urwo bumvire rwose ni rwo rwa Dawidi hako yarakurenganyije ntabwo yandenganije kuko njyewe namwishe contact kandi abizi ko rwose uyifite icyuma giparitse nkigendera nkagisiga arayinyaka abantu ubwo ngubwo nyine mubyumva ari mu karyama araha arumujejemo nahise nyimu ngo yari mu karyama araha sinajyoha karyama so impamvu rero ubwo ibyo bintu twabivugaga tukiri kuri Alex Muyoboke ubwo ni umwe mu bakurenganura cyangwa se akakurenganya byose yabikora ariko ubwo bro yagukubitiye umuntu urushyi nukuri ko banyonde mpita nibuka area twari turimo hano twari duhagaze bamukubise urushyi bamukubise n'umubanso w'umurundi ni umuntu wari byose muraza kubimenya n'abanyarwanda bakubitiye Emi ubwo abakunzi bacu mwohereze message kuri 0793 yamukubise urushyi Jihad agwa muri rigori Jihad ntabwo muri rigori kandi barukubise undi muntu ariko badufashe gahunda bayikoreshe kubera ko ntabwo birakaze yamukubise urushyi angate we ubuzima umwana wawe hari urushyi babita tetwa bro bagutse ugahita ariko ngo bayita inzibyo kuri inshuro ntabwo ukaguza ibintu wemye n'ikinyarwanda nyine ntabwo abanyarwanda twagiye i Burundi bamwe na bamwe ntabwo bigeze bitwara neza nyine nk'abantu bari bagiye mu kazi hari abagaragaje ububobo hari abagaragaje ubugegera bagaragaza ubukene bafite bagaragaza ibigo bakorera ko bitabahemba ibyo byose twagarukagaho reka twihuta cyane ibintu tujya kuganiraho reka street talk yacu tuganire kuri lifestyle iri mu mujyi wa Kigali then bivuze ko mu isaha yindi uraturamburira Bujumbura ni wowe ariko noneho dufite ikibazo kimeze gutya hari abantu baraye mu muheno kandi bahembwa ku itariki hagati ya 20 na 25 ngiye amakuru njyewe narangije abantu guhotera nafatiye uyu munsi itariki zinga 3 kandi ngo baramanuye ngo cortege y'abanyamakuru ari the ben wimanuye kugira ngo bagiye kuhariya bakabakubita ubufaranga bukenya ngo bakagenda bagashakira abandi banyamakuru bagomba kubacumbikira Jasembeze nyesinya ibi turaza kubiganira Jasembeze n'ingegera nabyo nasi yangegera bakubise urushyi ntabwo mwari muri kumwe wimumenyesha amabanga aya mabanga ndagira ngo tuyamenye Jozo si umvisha ariko mupaka mubaza muhamagara umubazi baza ati Emi ahantu yarari naho we yarari wese ko yabaga mu rugo rwo muri famille ari mu rugo ari muri maka twavuganye kuri video se ari muri maka yari kuri bya bitanda bigerekeranye ubwo nawe yarari muri segonderi yarameze nk'uri mu ishuri yari Dubai ubundi abantu baba Dubai nibo muhada ahantu bameze kuri hoye nje ndi kuvuga ibyo nzi nanabonye ariko mwana Burundi na internet ha ibyo uvuga nibyo
ewe kama nta kanari box bagira kaho nyumva ni umunsi wo kubeshya yego nta kigo na kimwe ikigo kibayo gitanga internet cyitwa limited cyonyine ngo nimba ni na connect ubwo naho ibiciro byabo biri hejuru ushaka internet bo bagira internet yihuta 3G 3G 4G iriyo Eh. ari 4G ariko iyo 4G ingana na 2G ni deje reka dusengere Emi utangiye gusebya internet y'u Burundi oya ugende mu kiganiro ibintu bita ibiturire urabizi se ni ruswa nabo uraza kudukumbuza ukuntu ibintu byari umupolisi aragufata wambaye umukandara ukangate nta kiyero ushaka utaha akiri ugahita wigendera wete komereza nta bintu byinshi ariko ako Burundi ni fresh ngira ngo urumwe wo Emi ibi bintu turabiganiraho Burundi ni amategeko araryoshye nase ubwo bakorera perime oya arayikorera perime barayikorera ubundi nicyo gihugu nemera cyane sha ariko nabo isuku imeze neza wabona nawe muri babo batangiye kubikora ikintu ubundi barabura imihanda barabura inyubako imihanda cyo kora sha ugenda imodoka nta kintu ushaka ugakoresha ntabwo wava umva imihanda yabo ntabwo ifite twa tuntu tw'umweru nyine umweru se kaburimbo tugaragaza ko kaburimbo irangiriye aha cyangwa irangiriye aha nabibonye iyo sirimo noneho umuntu agenda nk'ikibyeri muntu uze muri bisi ariko bagira umusore wanjye n'ubundi yagiyeyo yagiye kunywa ikintu bita pirimunsi kirahinda harimo ibinogo byinshi yakunywa kunywa pirimunsi muri noze bagira imihanda ya highway myiza cyane imeze nk'iriya ya Bugesera n'umwe ariko nabwo ese cyagiye tuvugana kuri video call uri kwinjira wari wageze mu Burundi tayari kera erega Emi ari n'umuntu uri kunyandikira uri Bujumbura udukurikiye ngo reka nsuhuze uwitwa Yela c'est pas Yela c'est Yela umukobwa w'umucuruzi turamushuhuje impuzu n'ibirato afite shop nari buvuga ariko iri kuri bata aho yirya gato mubaze ngo ni mu byishimo ariko wanyu wa internet wumva nawe arakubwiza oya ariko na video nawe urabizi ukuntu biba bicika oya we ariko cyagiye tuvugana kuri video call twe turi mwari muri mu modoka twavuganye muri mu modoka mugenda muri kumwe n'umustar D1 ubwo D1 bamudushakire kugira ngo mushyiremo nabonye ari umwana mwiza man reka ngubwire reka ngutere story kamutere story y'umuniga witwa D1 na manager ntibabaho man nyine ntibabaho tu kuvuga ngo ntibabaho umutima bafite ese unakubwira ngo iki D1 mva mu Rwanda nabwo ati ngiye kuza mu Burundi simazi ariko rero navuganye n'umuntu witwa Landry Promoter bura Landry Promoter Burundi hari abamwemera hari n'abatamwemera erega buri muntu agira abamwemera n'abatamwemera subisi n'abanyamakuru bose nabonye Burundi yarabazaga ngo ahe biwabo kandi hano tuba tuzi ko ari umuntu wa danje ni umuntu wa danje twika byataye ariko i Burundi navuye menye yuko umuntu wa danje uhari mu ba YouTube bahaba ni umuniga wundi wakoresheje perezida wa Repubulika ikiganiro uriya mutipe content akora itandukanye n'iz'abandi bakora no ku ma YouTube ahangaha we akora content z'abantu bakomeye gusa za politiciye bakomeye niyo waba umucuruzi uri umucuruzi wa danje nyine nibo bantu we aganira nawe kandi ntabwo wamusanga ngo muri utu tuntu oya Landry Promoter nawe akaba ari umuntu ni muri street ni mu bahanzi ariko we ngo defoye we ashaka kuba umustar imbere y'abakoresha nicyo kintu hari nimba ari kuvuga ngo kuko ngafite umuhanzi ngabereye manager cyangwa se uriya witwa ugameze nka Badrama cyangwa se nka Coach Gael kuko reka ngubwire Coach Gael ni naduhereze facts zibyemeza ko Coach Gael atanga ubutumwa asanzwe avuga ariko Coach ntabwo turamubona wenda ashaka gushenga mu bintu bya Bruce cyane ntiwabyumva usibye ko bigeze no yego ariko nabyumva kuko yigeze kuzana Bruce mu ba VIP kuri TV ku Isibo TV bakorana n'igihe wenda bari bamutumiye nawe
ese bamutumira inshuro mutume ko saza nese bagutumiye ariko nanjye bakugana na manager wawe oya bagutumiye bakakubwira mvuze ufite manager ntago bamuzana abaye ari free usibye ko barwiyemeza reka manza mubaze sibyo wowe barakubwiye tuvuge nuze Jihad niwe uri manager wa Jihad barakubwiye Jihad ati twebwe dufite ikiganiro nawe kuko babanza no kuvugana na management yawe kugira ngo bavugana na management yawe wenda niba nta bintu urimo uri busy cyangwa iki nkuko tubona abakirisizi bigwa bagira na giti aho babatumiye muri Versace hehe nkuko nawe bagutumiye akenshi ariko bari kumwe akushaye n'indwara abanyafrika ntabwo twarenganya randi twigende wari uri kuduha ubwino kuri Landry Promoter Landry nyine ni wa muntu haguruka nitwa Landry Promoter ndi meya w'umujyi yes baramuzi gitifu ubwo ni murumuna wa Bitray uko yivuga yewe ndi meya w'umujyi akaba ikibazo akumva ku ruhande buri muntu wese ari kwimyoza rero nabajije umwana mukobwa ese ko Landry avuga nkumva muri kwimyoza nta kinabaza ngaba ari aho nyine wumva ntabwo mwene ariko iki nuko adafite content cyangwa nuko hari ikindi kintu nuko aba barusha bro erega ntabwo bakuvuga udakora nyine ni hari umuntu Landry Promoter ni umuntu i Burundi arazwi wabyanga wabyemera umumenya kuko sindamenya impamvu banimyoza ahubwo impamvu ni uko we bafata fresh bamufata nk'umuntu ninde muntu tugira wibonekeza muri game yacu ni nka kwa kundi uba ufite nk'ubuntu ariko uwo muntu akaba yibonekeza akaba yibonekeza kugira ngo abantu bose bamubone ni njyewe gutya ni njyewe uri kumva aba bantu baninjye ni njye nyine ni njye buri munsi ni njye wazanye kanaka mu muziki ni njye wazanye kanaka mwambwa ni njye wazanye nuzana nawe ni uko ubwo nawe uhita wumva abantu bacu tuba dufite ni njyewe wakoze ibi ni njyewe watumye kanaka ahura n'uyu uri kumva Landry nyine nuko bamufata ariko umuntu witwa Diwan njye wajyanye Gihozo namurwanyeho i Burundi wamurwanyeho i Burundi byagenze gutya yanywera ibi anyway ubwo reka twigendere bro wari ugiye kutubwira kuri D1 D1 ni umwe mu bantu twavuganye anyway agira respect navuga ko buri icyubahiro cy'umuntu mutaziranye actually no gamere mvuganye na D1 ndi kwivugana na Emi nk'umuntu dukorana yari weekend I was cooking nibere mu rugo ndimo nshakisha nyine ibyo abiwanje bafungura Emi barampamagaye turiganira so D1 umwe mu bantu bavuganye nanjye umwanya munini Emi ari ku mafi ni nkoko ameze neza cyane Emi ararya ko Emi mbwira uri gusura D1 maguruka i Kigali ndambwa man ngenje ndaje akomeza kurikirana ariko umushoferi wadutwaye kumva urenze umupaka neza kuva i Burundi iyo uvuye ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi nageze ku mupaka nsanga harimo abapolisi b'u Burundi abashinzwe immigration hariya baranze ntibanangora nta kindi bakoze baniremo ndigendera barambaza ngo ugiye kureba nde ndambwira ati ngiye bari bambajije hoteli ndi buraremo ndababwira ndarara muri Lac du Tanganyika club ya hariya kwa Natasha turabahamagara turababura uwo mupolisi ahita mfasha nambwira ati undi se muri buze kubonana ninde nambwira ati ndabonana na D1 ati D1 ni hano mu Kayanza ati reka muguhamagarira aho ukinjira niho mu Kayanza iyo ukinjira ni mu Kayanza uciye hano ku Kanyaru uciye Butare baramuhamagara ngo D1 bimeze bite niwe ugiye kwakira Emi ati umwiteho ati ni umunyarwanda ntari birye uri kumva sha navuye ku mupaka umushoferi wari udutwaye ngiye umushoferi wanjyanye naramugumanye ni nawe wanzanye sha banyitaho tugerayo
umuntu witwa Diwan akajya ambaza ugeze uwo mushoferi yari afite limitere yawe nkajya muhamagara Diwan araza arandeba kuri press conference arantegereza irarangira Diwan arambwira ati rero numvise press conference mwamanutse Friday kwa gatanu numvise press conference yanyu numva abanyarwanda ntago mumeze neza ntago mumeze fresh inama nakugira hindura hotel wari ugiye kuraramo uze nkujyana ahantu batazi urumva ni protection kuko turi muri press conference nyikinjira kuko mwumvisha amakuru avuga ko ngiye nyikinjira muri press conference abanyamakuru twe twamanura bari bageze hariya bo bahageze mbere ku wa mbere hari abanyamakuru bageze i Burundi ku wa mbere ba Fred bagiye mbere hari abanyamakuru bo kunyarwanda bo kwisibo cyane iri ku cyumweru mbere y'isi 5 bagiye mbere buriya makuru yose mwabonaga yaba ari y'ukuri ari nayibihuha yavaga muri abo bantu muri twebwe abanyarwanda muri twebwe abanyarwanda bari bari i Burundi nyikinjira mbona abari kuri pano n'abanyamakuru ba hano iwacu bageze ubwo ku mutima ubwo bari bavuze ati timu coach Gaël irinji fata narasuza coach Gaël fata se mwari muri kumwe ni inshuti ya Fata Fata ndabizi ngiye Fata turakorana nta n'ikibazo kiri ariko kuba dukorana ntibivuze ko amafuti yakoreye i Burundi ntabura kuyavuga yego ese yaba hari mu gitaramo kijya kuba mumbabarire mutaza kurambura ibyo bintu bro turacyari kuri Diwan itware neza kuri Diwan abarambwiye ati wowe ndabona nimba winjira aba bantu bakavuga kuri team coach Gaël kandi amakuru dufite nuko abantu bamaze igihe hano byanze bikunze ushobora guhura n'ikibazo ahita nyimura umuntu wari uzaho ndi kurara Shanindese ni Jihad nawe ntabwo nawe ntiyari ahazi kuko Jihad nitwajyanye nawe ndi kumwe n'umukameramani wanjye Jihad yajwe nanjye ngenda ukwanjye kameramani yarabizi niwe nyine ko bararaga hamwe undi muntu wari uzaho ngiye umuntu wundi wari uzaho ndi kurara ni umudrive kuko nawe mararaga ariko nawe twageze i Burundi baramubwira ati none kubera ko afite ibikapo byawe nabiguhe wowe uze mu modoka adukurikire abone igipangu uri bwinjiremo ntago ari buhinjire azagaruka aje kugutwara kuko tuzatugutwara aho ugiye hose uri kubyumva barambwira ati ikintu ugomba gukora ni iki fata amafaranga wishyure hoteli iminsi yose uzamara kuko ushobora kugenda ufite nk'ako kabaga bakanakaguterura kuko nabonye abantu biwanyu mutari seri kuko baba babonye babavumbuye dusigaye tubijyana bigeza ndishyura ishobora zimaze kubinama nishyura iminsi 3 nishyura ibyo kurya ibyo kunywa buri kintu cyose ku buryo nzajya nkomanda bakazana none tukaza gukuramo amafaranga nyuma ngiye gutaha mani ba Diwan bakajya baza nibo banamamagaraga turi ngo tugende Diwan na manager none bafite Iteka studio cyangwa Iteka music studio bakagira Iteka radio bakagira bafite ibintu byinshi nyine mu Burundi Diwan management afite iruzuye yujuje ibyangombwa nyine aho ba promoting ibyabo aho bakorera studio indirimbo icyo akeneye bakimuzanira mu nzu abamo yishyurwa na management ibyarya byose byishyurwa na mbega ubuzima bayemo n'ubwa management kuko Diwan avuka mu Kayanza uri kumva kandi buriya Diwan ni umuhanzi ukomeye mu Burundi ariko kubera nabo itangazamakuru ryabo ntago nyine bamupromotinga Diwan ashobora kuba ari umusitari hano iwacu ariko iwabo wapi ariko niwabo ni umusitari Diwan ni poussé direct wa pasi yasubiye kuri gahunda yasha wapi nasatira wenda atari masigaye yisinzirira gusa ntago anyway bro reka twihuta cyane ubwo baraba tubaza turambura n'amakuruka Diwan aramfasha banyitaho ngira umukameramani wanjye man
bakiguhe kabisa Emi reka twihute bro reka twihute uri kumva ubwo ariko tukiri kuri ibyo biboro Jihadi na Brian Uncle Austin Tijara Kabendera Fuadi uri kubyumva na Batesha n'umubebe ukora ku Isibo TV w'inzobe bya Hatari uri kubyumva Bahati Makaca n'umukobwa wo mu Kirekazi rwose mu boss wanjye witwa Esther nyine urabisiko ngiye nkunda aba boss ni Burundi nagombaga kugira ngo ntamenyana n'aba boss babo baba ubwo babinjiye igihugu urabimenye namenye ko Jihadi na Brian kuri immigration bari bafitanye binjiraga wese yaciye ku mupaka wa ruguru wo mu majyepfo Jihadi baca mu Bugesera ariko nabo mu kwinjira direct uwitwa Nopujayise yakira message emubwira ngo ikipe ya Coach Gairi irinjiye mube maso kuko twari tuzi mu mitima yacu ikiri mu mutima wanjye ikiri mu mutima wa Jihad ikiri mu mutima wa Brian n'ikiri mu mutima wa Nopuja wabyumvise Nopuja bya bintu bamwoherereje ahita byoherereza Jihad aramubwira ati wabibonye Jihad arangije aramusubiza ati mubwira ati uwo muntu umutima muba afite mbega uyu munsi twakoze ikiganiro part 1 y'ibintu by'i Burundi byose ejo bundi tuzabaha part 2 n'ibindi bintu byose abasambaniye i Burundi ariko ni mubi Burundi bavuga abazina kuko ntago oya bose kubera yuko harabandi yavuze ko umucoro ugomba kumeneka kubera ko hari abantu bageze i Burundi ngo kuko ngo ibintu bakoze bigira utumayibo uyu munsi ibyo ni mubivuge kuko uyu munsi yemewe n'ubivugira je nabyo mvuga abo bakoreshaga imibiri yabo kuko naga imibiri yabo indebe ariko iwe uwundi umuntu witwa Ben Man turagaruka tuganira kuri Ben bro turacyafite time hari rero hari umunyamakuru w'umufupuresho ku reka tube tumuretse nawe kuko uraduha ubwina oya nabwo nakantu ko muri street kuko we nta mwanya namufataho tujya kuri Lac du Tanganyika ni hoteli yo kwa Natasha aho Jihad ari kurara iyo hoteli kwiraramo byibura ni amadolari 150 ku ijoro rimwe urabisiko iyo turi gukora ibiganiro tuvuga umuntu witwa Natasha cyane Natasha aravuga ati Jihad timu yanyu ndayifata ndabwira njyewe ngomba kuba ndi hano na Jihad ari kugira ngo duce iki amazimwe atazavuga ngo turi hano turi gucura umugambi wo kwica igitaramo cya Ben man izina ry'Imana twavuye hano mu Rwanda twebwe tugiye mu kazi tugiye gukurikirana ibintu by'igitaramo kugira ngo n'abariyo batazatubeshya ariko abandi banyamakuru bari bamanutse bavuye mu Rwanda bagiye kwa babaga ahantu hamwe inzu imwe barya ubugari bumwe boga amazi amwe ibyo ntago mbizi ariko babaga hamwe nibyo baba bari bimwe ese shisha si ibinyobwa sibyo sinzi bose noneho tujya aho hantu noneho hari umunyamakuru nasabiye interview D1 ndamubwira wambabariye ukamera uyu muntu interview ejo narabibabwiye ntabwo ngiye kuba nziranye na Natasha ari inshuti yanjye wowe nawe tukaba turi inshuti wa Jihad ntibimesha uburenganzira bwo kuba naguha access yose yaho hantu yo guha area yo gukoreramo sibyo hariya ndi mu gihugu cy'amahanga ndi Burundi ntabwo ndi iwacu kandi nagombaga kwita ku muntu cyangwa kwita ku kintu no kwita oya ariko uretse n'ibyo ngibyo ugomba guha respect umuntu wakwakiriye D1 uburyo yanyakiriye mu Burundi nari kwanga ko akorera aho interview ntabwo bishoboka kandi no nari nanjye wamusabe interview namusabe interview turi kuri Eden ahagomba kwerekera igitaramo cya kuko sinzi nimba arabonye ahubwo n'igitaramo cya The Ben hari iwacu kuri 3D twacyamamaje binarenze n'abagiye Burundi nyashoro tujya kuri ora arangije umupolisi uhari ndaramubwira atereka reka nkubwire aha hantu ngiye bambwiye ngo harakorera Emi na Jihad ni timu ya Emi iri buhakorera Emi nimba afite umuntu ari bukoresha ikiganiro niba uri buhakorera kuko turamuzi Jihad turamuzi
rero ntabwo byemewe. Uwo muntu yahise asubiza uwo mupolisi ngo n'ubundi amaze kumwangira ngo n'ubundi ngaha ahantu hanyu ni habi. ubwo uwo ni umunyarwanda mu inzamu, ni umunyarwanda ukorera ikinyamakuru umunyarwanda. ariko ntushake kuvuga punditi nabi nawe. Oya navuze munyarwanda. Oya ni umunyarwanda sibyo ra ukorera ikinyamakuru umunyarwanda. Nese twebwe dukorera ikinyamakuru umunyarwanda. Nese umunyamakuru si mugufi. Oya nyiri igisiga kirekire cy'urwaye rurerure cy'imenye. Ariko punditi rero ubwo niba ari nabyo uwo buretse si nawe nta kandi gatumuka ivumbi nako kari kabakurikiye. Man urakaye ndababaye. ibaze kubwira uwo muntu aho hantu ngo ni habi ukabimubwira akumva deja atavuga ngo aba bantu ariko nta discipline bagira kandi nta nubwo bifata umuntu umwe bifata abenegihugu. kuko iyo agiye kuvuga aravuga ngo abatucishije twese aravuga ngo abanyarwanda nta discipline bagira. Nabagiriye impuhwe ndababwira ati okay ahantu muri kuba yes ngo nta hantu turi kuba ngo hari pisine ngo twakabimenye tugakorera kuri pisine. Ako nabonaga utwana turi kwidumbaguza. Uri kubyumva ko hari pisine ngo nakabaye nkorera kuri pisine. Amafaranga ni ariko kuko batashakaga ko tumenya ahantu bari kuba. Ujye nyumvira amafaranga ni make wowe ufite aya. Uri kumva njyewe bro ratareka mubaza kuko batashaka ko abantu tumenya ahantu bari kuba. Ndamukeneye uwo munyarwanda mugenzi wacu ndamukeneye kuko batashaka ko tumenya ahantu bari kuba. Nge mwirinda rega dukeneye discipline. Ahantu bayimwigisha ise Krista oui ushaka kiki waretse bakayibwirira uwo uri kumva bre ntabwo bashaka dukurikiye bakene kumenya ntabwo bashakaga kumenya ko tumenya twebwe ahantu abo bantu bari kuba. timu mu bagirira kuko murahira Imana mu ijuru nubwo tuba twicaye hano amatimu ariho arahari nashaka kandi oya reka mubwire jyewe na bintu bazanye by'amatimu uzareba ukuntu bizakubita hasi showbiz nyarwanda kandi hari abahanzi bamwe na bamwe bazahemukirwa kubera zino timu. Reka mubwire murahira Imana wo mu ijuru timu zirahari abazihagarariye barahari ariko sinekereza ko n'abahanzi babo babizi kandi ibintu mubwira amshuwa ibi bintu Emile kagusobanurira niba shaka kuzana timu muri showbiz bizaba reka gusobanurira urumva byose no gushaka izo ndonke n'utwo dufaranga twinica n'ikize ariko bizaba nk'amashyaka. Ibi rero nitubikene nyine nicyo kintu kizatuma showbiz ijya hasi. Nje urugero nje kuguha njyewe umuntu showbiz niyo yarangiye uyu munsi utuvugana bro we can get more money than ever. Twabona amafaranga menshi bre nkubwiye ibintu byabaye. Njye kuba impamvu ya mbere bro ntabwo Emi hari ibyo wize sibyo hari ibyo wakoze ku Gisozi urimo ushaka certificates araho wakoze kugira ngo ubanze ugire base y'ubuzima bro sibyo. Ntabwo uyu munsi rero twajya kuvuga ngo team B ngo team ya Bruce Melody ngo bre nta muntu muri twebwe uri muri team nakare nabisobanuye ku kiganiro twe tubikora by passion kubera ko tubikunda. Hari ikiganiro tumaze gukora na Jihad twavuze byose ariko ntabwo twashatse kunyine uko byo kuko turamutse tuvuze ibintu byose ibyabereye i Burundi n'abantu bari babirimo. Njyewe ubwanjye bari bagiye kunkubitira i Burundi wabyumvise cyane niyo baze mubwire twarinjiye mu gitaramo twarinjiye ahagombaga kubera umusangiro w'ababoss muri meet and greet kubera ibintu ufata ku mafuta yari yakoze i Burundi ngo birabivora buretse fata turamutangirira buretse kubera ibyo bintu yari yakoze umuyoboke yari yarakaye bazi neza ko ibyo bintu kuko bumvaga ko twageze i Burundi bumvaga ko ibyo bintu tubizi birimo izina ry'Imana mu ijuru nimba ari umugisha Imana yangeneye izawunyime nimba narinzi ko fata yinjiye muri icyo gihugu cy'u Burundi ariko ubundi kuri nuze umuntu wabimbwiye ikintu cyo kukubaza Emi kuri nuze yanyu musohoka mugiye mu nuze guta nyine kuri 3D kuri 3D hari hemewe gusohoka abantu bamwe bagiye kuri abantu ntabwo ubundi twebwe tugiye nko kuri tele nk'abantu tugiye gukora inkuru
twebwe twigendeye nk'abantu bagiye mu gitaramo bagiye no gushaka kureba ese igitaramo cya The Ben bimeze bite, ese koko cyararwanyijwe nk'uko babivugaga. Kuko uyu munsi nimba hari umuntu wanzwe, uyu munsi nubwo abantu mubimenye, umuntu witwa Melody uba aranzwe, umuntu witwa Coach Gaël aranzwe, n'umuntu witwa Fata ku mavuta aranzwe, n'umuntu witwa Coach Gaël aranzwe. Reka rero reka Emi ibyo bintu Emma afite ubwino ndamaze kubyumva dore ibintu ahubwo abantu badukurikiye batwereza ubutumwa kugira ngo tuze tunagusohoka. Oya banabaze n'ibibazo byose bashaka kumenya mu bintu byose byabereye i Burundi. Baza kuturangurira kuri ya gahunda twicafite iminota n'ubundi. Baretse mubwira ikintu cyafata ntukivuge nona. Ntabwo nyivuga nona. Si twinjiye mu gitaramo nsanga Muyoboke yarakaye na Nopoja barakaye. Bari kubareba nabi. Si uko tureba nabi kandi njyewe nk'umuntu icyo bari barakariye cyari ukuri. Nako kabiri. Tukavuga mu kabiri w'umusesenguzi. Kubera yuko ninjiyemo Muyoboke arambwira ati why mukora ibintu nk'ibi. Ahubwo se ko numva twinjiye mu bwino dutangiye no kuvuga bose murabonye naki. Arambwira why. Reka tubwire kuri insurance gusa. Kubera iki twinjira kugira ngo abantu banakubitwe n'inshyi, ngiye ninjiye nk'umunyamakuru. Nyamara abantu turabamenye. Oya ntago ngiye sindi mu muvuge, ariko umuntu wamudishye ni Muyoboke wakubise umuntu. Ntabwo yaheze. Makaca yarinjiye yari ari kumwe n'iyo timu y'aba baby babiri, harimo umukobwa witwa Alice shout out kuri we no mu baby witwa Esther shout out kuri bo kuko n'abantu kabisa. Ariko Esther ni igikara wapi? Esther ni umukobwa utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'umukire pe. Imibiri yombi. No man niwumva bakiri. Hano ni mu Esther wari mu Burundi ufite. Aba bantu ngo ba ambassadeur yari yakuru bafite amafaranga, bafite amafaranga. Iye kabisa. Iye. None urabizi kuntu twaba abanyarwanda twigira tunajyuwa. Makacira mubwira ati rero ngiyewe hano ndazwi ndi cyamamare nuzaranzi Muyoboke no pujaranzi nta kibazo. Turinjira. DC Clement arinjira. DC yateze na Rutembikire. DC aracyari. Ibyo byose nuko ntago kuri kose burya kuba ari kwiza. Batoro kuvuga 70 abo bose banga ko twebwe twinjira bagira ngo koko byaruje kwica igitaramo nibyo. Kandi ngiye narabumvaga man samprusa kuko nanjye ibyo bintu nyiki byumva nahise mamagara boss ambwira why kubera iki, nawe arambaza ati byagenze ute ibintu ndi kubona nibyo fata ku mavuta koko yageze i Burundi. Ndambwira ati simbizi. Sondara munamubonye wabyumvise, ariko fata ku mavuta yari yamanukanye n'umuntu witwa nde Muvunyi wanyu kuri plaza. Muvunyi bajya bakorana ibiganiro. Amakuru nabimenye nanjye ngeze mu Rwanda ngo nawe yaje i Burundi. Niyo mpamvu n'ikiganiro cyasisenguwe ejo, ikiganiro cyo cyasisenguwe fata bikora njyewe sinari imari. Ubwo bivuga ngo hari ikiganiro nge nacyumvishe na oya hari ikiganiro cya Province mu gitondo ejo nge nakirebye fata ku mavuta ari kuvuga yego ari kuvuga ari ngo papa marira ngibiki man wa mutipa urwango surwango reka ibonera umuceri n'abana bagomba ndashaka kubemukira abana bawe uyare kari ikintu ngiye kubabwira. Showbiz nagari intambara. Showbiz yacu ubu uyu munsi sinari ku rundi rwego, ariko umuntu witwa showbiz mubona murana marana do batangiye kuroga kuko byari umuntu wambwiye yasinze arabimbwira kandi biri serious. Amahirwe ndi arambwira ati nzakwica yahiye tu nuza yazize ikiza nuza ngo tubizi warabimwibwirira ngo man iyi showbiz irabashaka kandi naremekereza ko ashobora kuba atibuka ko ariko byanze bikunze wowe reka mubwire Emi umuntu asinda ikintu kimurimo asanganwe ntabwo umuntu ajya rekana namukubwira yanasinze ujye umenya ko ari ikintu gisanzwe umuntu witwa Emi nayo nanze kubivuga ikinege Emi ngiye yaranyibwire ngo wowe nzakwica gutya arabinyibwirira nari ndi kumwe n'umuntu witwa Eddie wo muri The New Times
Edi ngira ngo New Times nukora mu myidagaduro muri New Times arambwira ngo wowe kuko nawe uzi ibintu byabereye i Burundi njye nawe cyenda mugati rero sasa twari duhagaze gutyo reba abantu bakoze igitaramo kirarangiye hasigaye komba rero z'abanyarwanda mugiye kurwana ugacangwa timu Gayeri Team B ndavuga ko noneho bya bintu bimaze kuba serious nta kindi kintu nakoze Junior yarambwiye ati man Emmy buri umuntu natanga umugabo umuntu yaraje arambwira ati nyamara ibintu mwese muvuga uyu Emmy ararengana ntabyo azi uri kumva Emmy urabona tipe twa Joshua uramuzi unyiri Kigali protocol yarabwiye ati nyamara ibintu mukora iyi ni ibintu muri kubwira yemuyo mbirahire n'umutima wanjye wose ko Emmy atabizi na Jihad aragaruka arababwira ati nyamara Emmy nubwo muri kumuva ibi bintu nawe ntabizi none ndanababwira ati mbwira muyoboke namwe ati muyobo akira telefone y'amagara boss wanjye niwumva nawe yarabizi ko fata yaje Burundi turandika lettre nka 3D dusaba abanyarwanda bose imbabazi ariko nanone Emmy telefone yanjye Emmy buretse ariko ibi bintu muri kubyinjiramo amasaha ataragera turi muri street abanyarwanda n'ubundi gukina umuziki tugiye gukina Bray oya umuntu agomba kubona amazi akaruhura mu bwonko manze nkubwira amazi akurimo yagushizemo oya dufite buretse manze nkubwira kuko muri bubyibagire nitujya muri pause ntabwo ndibongera ibintu kongera kubivuga kuko ibintu byabereye i Burundi n'abanyamakuru bamanutse bakajya i Burundi abenshi ntabwo bagiye mu kazi bari bishyuwe abenshi bagiye i Burundi bagiye kugaragaza uruhande bahagazeho naho bari kandi ibigo bifite abanyamakuru nimuhemba abanyamakuru banyu barashonje bareka inzara n'amaco y'inda nubwo afata ku mavuta mu gitondo yabihakanye ngo nukwirirwa ngo murirwa ngo muvuga ngo njyewe ngo nirirwa ngo nirukanka ngo kubera ngo amaco y'inda n'amaco y'inda fata si boss wanjye umurusha umushahara buretse ngiye fata ku mavuta nagare boss wanjye nubwo dukorana ntabwo simbizi ntabwo dusayininze bro I was there niyo wasayininze muri gukora murasayininga mutwereka ko nyine yari foundation ari mbizi so ntabwo rero urayemi uretse gato press conference yawe Emmy nyawe yinjira kuri 3D TV nari imani sibyo yahamagaye twabikoreye muri imbere ya Elevate Hotel hano i Nyarutarama fata niwe wagaragaye nka boss wawe ariko njye nambizi ko yimagiye boss wanjye ntabwo ngiye boss wanjye boss ntabwo we ashaka no kugaragara yego oya nyine impamvu turi kuvuga uko bro nuko bigaragara ko atari inzara kandi ari inzara ntabwo wabwira ko reka ngwira ko rufata nawe buretse gatoya reka ngubwize ukuri none ngiye 3D baranemba 3D banemba B+ tunakomeza ikiganiro kirangiye ikintu ngiye kukubwira 3D TV ngiye itamemba sibyo 3D TV itamemba ntabwo B+ yaba itamemba yes abanyamakuru banyu mwaba boss mwe mufite ibitangaza mere kurara biya reba muri kamera ubundi babwira barashonje nta kintu babona ntabwo watinyuka kwambara rino kote udahembwa niyo mpamvu muzababona bahora mu myenda imwe ibihe byose ntabwo bahembwa niyo mpamvu tugera mu gihugu cy'abandi kugira ngo twereke baba boss bo mu bindi bihugu ko tubafasha twabafashije ibintu byabaye byadanje tugacinya inkoro bakatwitaho bakadufata nk'imbwa zabo Shabre niho hava bino bintu by'urwangano no kwirirwa abantu bavugira abandi ngo bazabite cyangwa bagize ubute oya biri seriye mu gitondo nabyutse nshyira ku biganiro byose by'abantu bose bagiye i Burundi bose nzi batanga amakuru atabeshya nahereye ku kiganiro mwakoreye we na Jihad mwakoze mugakorera kwa Nathalie bira twakoze byari kumva noneho nkubita ku cya disclaimer nafashe cyafata ku mavuta ariko namwanarije uriya mutipe na afite ikibazo ni bose ndakubwira impamvu uyu munsi bose nta muntu ushobora kuvuga impamvu Big Fizzo ataririmbye nceceke se nuze fata ku mavuta uzo magambo ndakotinga ibyo fata yavuze ngo niye mpamvu ntabwo umuntu bita Big Fizzo yarahembwe amafaranga ngo yari yabonye ngahubwa ikibazo
ngo niyanze kuririmba imbere ya The Ben Oya. ngo ikintu yashakaga no kuririmba nyuma ya The Uretse, Ben mwavuze ngo no muri meet and greet reka maze kotinge reka kotinge turasitopa wenda turuka nko wikotinga fata reka kotinge fata ibintu yavuze n'afata bifite sisiteme njyewe uravuga wowe ibyawe reka mvuge fata nawe njyewe kuvuga ibyo nagiye mu bantu nyine nagiye muri site Clement yavuze iki ndakubwira byose nanjye hera kuri Clement reka manze mve kuri fata mu gito yavuze ati Big Fizzo yanze kuririmba ngo no muri meet and greet yaririmbye nyuma ya The Ben yafashe ijambo nyuma ya The Ben kuko yari yanze ko The Ben aririmba akora nyuma imbere ye noneho Big Fizzo yivugira ati njyewe ubwanjye Big Fizzo ntabwo umuntu yaza ngo andirimbe imbere ari njye wigishije abana bamuzamuye ari njye wabazamuye yabivuze ayo magambo noneho Disclaimer baraje Disclaimer aravuga ati umuntu wari mukuru muri kiriya gitaramo yari The Ben niwe wagombaga kuririmba mbere nako nyuma y'abandi uri kumva Big Fizzo icyatumye aririmba ni nk'ibyo mwavuze niko Disclaimer bivuze ni nk'ibyo twavuze no aba batipe bose nakubwiye bakoreshwa n'inda ntabwo bakoreshwa n'ubunyamwuga itangazamakuru ryacu natwe niyo mpamvu tuvuga ukuri twagera iyo duhuriye n'abenegihugu bakavuga ngo tuzabica tujya muri timu tujya muri timu njye nta timu mbaye ariko ikintu none se reka nkubwire reka maze mubaze reka nzi neza nuko reka mubaze ikintu kuri se igihugu cyacu ntabwo kirenganya twe ntabwo tugomba u Rwanda ntabwo turya ruswa nta biturire tugira kuko aho kuzajya kwishinganisha birakora aho se sijya kuzajya kwishinganisha ukigera inama buretse njye narabwo atagomba kujya kwishinganisha kubera iki ntabwo abantu dukora uyu mwuga umwe bamaze kwangirika mu mutwe ntabwo bakora nyine akazi kabo nk'abantu nk'abanyamwuga man Big Fizzo tuganirize nk'iminota nk'itanu mbabarira kubera ko utubwire ino case ukuntu yagenze twageze i Burundi tujya muri press conference umunyamakuru mwo ku Isibo TV niwe wakuye mu kanwa karavuga ngo timu coach Gaël irinjiye Freddy simbizi deka abo bantu ndeke kubavuga amazina sibyo rata we tuzavugiye muri code ariko nyine nawe yumve yuko uko biri kose narabyumvise kubivuga wicaranye n'umwe abantu babiri kandi aho hose hari abantu baje muri press conference kandi koko bazi n'intambara ziri mu mujyi wa Kigali ku bijyanye na showbiz n'aba bantu bahita bumva koko ari byo kubera iki kuri space twari turiho urabyibuka ubwo twahamagaraga umuntu witwa John wateguye igitaramo twe turi kuri muri space kuri Twitter na shere wanjye arabyibuka gapo baramamagaye barambwira ngo Emi turabizi ko ubuze amakuru yose uba ufite amakuru yose ajyanye n'ishowbiz ndabizi neza urabizi ariko Godfather avuga banshyira kuri space yari host Jihad ariko host nanjye ndi umuspeaker n'umuntu witwa John ari umuspeaker yakoreshaga mukuru wa Ben na Dan John niwe wivugiye ngo coach Gaël niwe washatse kwica igitaramo cyanjye ndabimenye njye nagiye i Burundi nshaka kumenya ese koko n'abanyamakuru twese turi Burundi n'abanyarwanda bari i Burundi babimenye naramubajije ese twumvishije inama nabanje ndamushimira gende kuri 3D kiganukira ndagushimira ko watumiye Babo ko watumiye Ben nyuma y'igihe kinini shout out kuri wowe ariko nanone ari kibazo hari confusion iri mu banyarwanda hari confusion iri mu itangazamakuru hari confusion iri ku muntu wari we wese ukunda Ben agakunda Bruce Melody agakunda coach agakunda umuziki muri rusange imbere y'imbaga abanyamakuru b'abanyarwanda n'abarundi ese koko coach Gaël yashatse kwica igitaramo cyawe gute kandi waravuze ko mutaziranye wowe wenda hari icyo yabapfa na Ben ese wowe mupiki sibyo kuko ni ikibazo nimba umunyamakuru koko udafite ahantu abo yagombaga kubaza ni ikibazo gifite ireme ku buryo buri muntu wese ava oya muba mugomba gukiriyaringa ibintu John yambwiye umugani yari yabwiye umugani witwa Alexis Muyoboke yari yaciye sinibuka neza aravuga ati ndashimira Imana naramubajije hari abahanzi tutabona kuri pano kandi baba bari kuri affiche harimo Bushari harimo
Shemi harimo DJ Diallo harimo na murumuna wa Diamond ngira ngo uramuzi mu DJ RJ DJs ni murumuna Diamond yitwa Remy Jones yego kubera icyo abo bantu batari hano wanyine okay yarambwira tubazize ikibazo cyiza kandi n'abantu bari kubyumva impamvu nizi ariko ku munsi washo bazaba bahari icyo kiba clear ansubiza n'ikindi namubajije ba bantu turi kumwe aho b'abanyamakuru bari babwiye Eme ako na pasi nawe nagira boneka bari babwiye Eme uriya wabaye MC ejo bundi ku gitaramo bambwiye ati uriya muntu najya nagusaba kubaza umwihorere Eme ndanamushimira arambwira ati akira mikoro baza ikibazo cye kuko wavuye mu Rwanda baza kandi numva John nta kibazo abigizeho bahita bavuga ngo Team Coach Gael yinjiye niyo mpamvu abajije icyo kibazo nahise mbwira umukameramani wanjye ndambwira reka dusohoke twigendere tuva tutanza kuba bibi turagenda tugera kuri hoteli kuwa gatandatu haragera noneho umunsi wa nyawo wa meet and greet tugerayo ubwo nko mu masaha ya saa 9 saa 10 sinzi ukuntu nirashe ndi kuri hoteli nari maze kureba match ya Manchester ndi kuri hotel match ya Manchester yabaye ku cyumweru dake kuwa gatandatu sinzi ukuntu nagiye online Joshua baramamagaye Joshua kunyarwanda Kigali Porto karambwira Emi bite urabizi ko fata ku mafuta ari hano nawe yarabi Burundi arambwira Emi urabizi ko fata ku mafuta ari hano ndambwira ati ndakabura mama nawe uhari aba nkubise video ngiye kubona ngo ese biro official ko bira bintu byo kumanika amanuze yabikoze nje naje twanagiye kuri tele kwirebera murabibona amafoto twongeye turayagarura tuyakuri Burundi turayazana oya kandi yabihakanye imbere y'Imana ndi kukubaza wabonye video fata ari Bujumbura ngeje yarabivuze muri ranuza muri cya kiganiro yakoze aravuga ati ngiye fata ku mavuta bamamagaye ati ngwino urebe ngiye kwishopingira ati nsanga ari ngo bamanitse ibintu ndababwira ngo reka manure ngo kira ari fata se oya ari fata baza nyine mwumve ibintu ndi kubabwiye ndambwira Joshua ayugo ibyo buze nibyo ayugo bitamubwira ka kantu joteme wari kubwo nari mugize umusazi kuko kantu ka joteme nakakubaza ati ntanzara ufite ibyo uri kuvuga ukabure kubavugishwa n'inzara fata ari mu gihugu kuko fata yaza kuba ari Burundi yari kumamagara kuko niho usanzwe umukoresha kenshi kuri nyine usanzwe mukoresha ibiganiro fata uri Burundi aba yarabimbwe sinigeze muhamagara nimbara naje ntago twigeze tuvugana mbona Kigali hahiye ku mastati Dekata baramba aramamagaye arambwira Emi fata ku mavuta ari Burundi ndambwira ati bro ntago mbizi ko fata ari Burundi banga kubyemera ati kuko mukorana uramuhishiriye mpita mpamagara boss ndamumaze urishuwa ko wohereje fata ku mavuta yaje Burundi arambwira ati ntabyo nzi bambaye ikigororeka kuko muyoboka twe twari muyoboka baramamagaye Emi fata ari Burundi ndambwira muyoboka fata ni ikibazo nagapfusha ntabyo nzi uri kubyumva Emi Blaze nabibwiye abantu umuntu utazicara hano umuhanzi wese uzicara hano aha uwo muhanzi azajya aba yabikoreye izina umuhanzi uzicara muri iki kiganiro dukora azajya aba yarabikoreye tujye tureka ubujiji n'ubugori si tugiye kuri sare mu gitondo none nagiye kureba ese igitaramo kiri gutegurwa gute bimeze bite ikiganiro ndagikora saundi bimeze bite kuwa gatandatu cya meet and greet mbere yuko igitaramo kiba uri kumva ndaprodinga bamba kubisa amalink baravuga wow kumbe bya bintu nuko bimeze nari nahahuriye n'ura mukobwa buri hari Burundi hari umukobwa w'umukire witwa Neila wundi twavuganye no kuri telefone Neila uramu baby ni umukire siwe urana kari Neila Neila afitanye ibibazo n'aba bantu bateguye igitaramo nabari muri timu y'isa yindi mbandahageze woni Neila ntago ari
uwo ni hari uwo twavuganye ni Elanet wari no kutubwira ko ari muri bubaro byo kugurisha amatike ye banarangije kuyagura y'igitaramo none ubundi wo mwavuga uwo rero ni uwo wari ushinzwe ibyo bintu by'amatike naho hantu uwo ni nawe watumiye abana b'umukuru w'igihugu cy'u Burundi niwe nera nyine ahubwo Neila uwejo na postinze niwe witwa Neila barabitiranyije kuri ku manuzi kuma IG ku mazina aryo umuntu abivuga uko yishakiye ariko uriya mwabonye nyine twapost niwe ntabwo uriya ari Nera bama uriya yitwa Neila uwo twavuganaga ni Neila uwo postinze ufite wari ushize ibintu bigeze hano wabonye n'amafoto urafite n'amafoto y'ishambe menshi mbona arabwa teko ngo Elanet ntabwo ari Bujumbura nigeze asa no mu bitaramo kubera ko bari bafitanye bifu kiriya gitaramo ubundi hari kuririmba Bruce Melody na The Ben beef ifite ishingiro ifite ahantu ikomoka urumva ko ibintu atari ibintu nyine byituye ngo pa ku itariki 30 tugezeyo ngerayo nimugoroba muyoboka baranyatatse ariko nkuko natangiye mbivuga yarari mukuri none se tutaragera mu gihe no puja baranyatatse umva ikibazo nshaka kukubaza tutaragera ngo banze mubwira uraza kumbaza no puja no muntu witwa muyoboke baranyatatse why ni igiki twakoze mu Rwanda ku buryo mutwanga bigeza urumva amagambo ya muyoboke ndambwira muyoboke no kuri kwimana wo mwisho ibintu nabyo nzi muyoboke ararira imbere yanjye no puja nawe nuko nanjye numvaga ndakaranyishe jihad abarinjiye arabwira ati muyobo urabizi turaziranye kuva kera ibi bintu ntabyo azi muyoboke kugira ngo mbimwemeze mpitamo amagara bose ndamumuha baravugana muyoboke aratuza yumva koko ibintu koko nimba koko fata yabikoze nk'ibintu bavugaga kuko nta muntu wagaragaje video yafata ari gupostinga ibyo bipapuro niyo mpamvu ejo nababwira ati ese fata ku mavuta yaba ari ikigo giguteye ku buryo yaba yaje kumanika ibyo bintu yanarangiza agahita abwira ko nje kubimanika sibyo bre ariko nibikuyeho koko nimba yarabikoze yakoze amafuti ibintu rero uyu munsi yavuze yabyumvise yavuze abihakana no burenganzira bwe kuko nta wabonye video nanjye sinayibonye ariko nimba yarabikoze yakoze amakosa byabara amafuti byabara niyo mpamvu ndimo checkinga kuri aho wenda iyo video yaba uploaded sinzi wenda Crystal azana kubitwereka usibye ko twebwe n'ubundi analyse dutanga ntabwo bivuga ko igitaramo kiraba none se nge umva ngubwire nge utarava ngo kuri ibyo biboro byamfata ku mafuta nicyo nshaka kukubaza nuze jihad ko muri video mwakoze muri yambaye wa mupira wa hahandi mwana muri kurani bari Natasha biri mw'ibyo ngibyo uri kumva jihad yarivugiye ati ngiye bone nagiye guhaha ndi kwishopingira ngiye ko nambona bamanuye ifoto barayitwika nibyo ngo bamaje kuyitwika ngo ndibaza ngo ngo nje ndebye niba ari ya Bruce Melody niba ari ya Ben bari gutwika sinzi umwe muri abo oya ari amafoto twamanuye i Burundi turayazana yandise ya Bruce Melody twayazanye twayacyuye twayagaruye na yandise oya twagira ngo tugaragaze ko ibyo proof ko ibyo bintu nta hantu duhuriye nabyo kuko nubwo 3D si y'umuntu bro ni y'umuntu ni company ntago ari ntabwo ni brand ntabwo kuvuga ntabwo fata nyine yabikoze n'abantu kuri iki kiganiro wari uri Bujumbura fata wowe hari amakuru azwi y'umuntu wamubonye ari Burundi umuntu wamubonye ese ubundi ibintu babitangaje babikuye ni nkuko ngereka nkubwire twagiye kwa Kazunguka boss IG abara posting Kazunguka boss nawe ntago ari Kazunguka boss nyine ntago ari umuhanga reka umuntu nagatayeho n'umwanya nawe aje kabimusaze nako ni kafupi karesha gutya avuga ibintu atazi ntago ibintu avuga ababizi azi kikazungu nese ubundi yageze kuri tele oya avuga ibyahawe ariko nawe yapostinga ibyakuye ku YouTube tumwe wa blog abishyura n'inkuru yishiri exclusive hari video yashyizeho muri printing solution muri magazine
bimprimiramo ubwo ni Burundi Bujumbura yego mu kanya turaje tunayerekana kugira ngo tunabihereho ku mavuta ibyo ari byo byose no showbiz imazemo igihe rero kuba abantu bo muri imprimere bavuga ngo ni impuguke ntabwo ari impuguke ni impuguke kuko ngo nagashyira umusesero ubu uyu munsi maze kukwereka ko showbiz yacu igeze ku rwego rukomeye abantu bari bari i Burundi ari Nopoja Amy Muyoboke n'utundi tuntu turi aho ni abantu basobanukiwe showbiz ibyabaye i Burundi ntabwo ibyo byantunguye ariko reka mubwire ariko ufata ku mavuta nimba yarabikoze yakoze amakosa kuko njyewe sinzi impamvu nasabye telefone yanjye batari kuyima ngo mbereke nandike bose ndamubwira ngo nimba ibintu uko gufata ku mavuta yabikoze nka kampani twandike twidekarare uko ibyo bintu mutari kumwe nawe kuko nyine anasebye ikigo kuko icyo gihe reka mubwire niyo waba ukora ahantu uri umufreelancer ukamanuka wowe ukajya i Burundi uri presenting ikibazo cyaba n'ubundi ikibazo cyambabaje nuko mushiki wa Ben yambwiye ngo Emi ndagukunda mushiki wa Ben yambwiye ngo Emi ndagukunda ariko byantunguye kubona kuri channel yawe uyu ari we mugambanya ari amagambo akuze amagambo ufata ku mavuta yavuze mu gitondo reka twibuke ntacyo biriya ku bya uploadinga sometime ahubwo reka natamubwira oya biriya ni ukugira ngo mucalenjinga abantu bagire n'icyo atari showbiz bro nk'ubu ngubu tuvuge ari nka politics muri ntabwo mwarokoka reka mupfa kuba mwamanutse muri kuri 3D cyangwa kuri B+ nyine icyo ndi kubivugira ariko ikizi ikiganiro twakoze na Jade twasobanuye ibintu mwarabisobanuye ubwo twamanutse i Burundi tugira ngo mu isaha tumaze twagiye tujya gushyigikira ntabwo tuganiriza reka ku gitaramo oya aho narindi ku gapati kinuza ko kuri Meet and Greet ni ibintu byagenze neza kutugambo numvishije ngo Big Fizzo yanze kuririmba ngo mbere muri Meet and Greet nta muhanzi waririmbye nta numwe n'abanyarwanda nabo bari gutanga ijambo gusa mu kagari ese Rinoji we si umurundira Rinoji niwe wagiyeho araririmba ibintu ntumva neza aramanuka igifefe ko yandirimba afite ngo Legend aramanuka bagenda babahamagara na Skate wabonye ko bamuhamagaye Skate ni bamuhamagaye ngo baravuze ngo dukomera amashyi Skate nawe ari hano urabizi ukuntu nyine iyo bamaze gutamo buri yaza kuba ari kumwe na Kamaro babarajyanye stage Kamaro serari oya abarasimbutse Skate ageze kuri stage ku rubyiniro bamuha mikoro asuhuza abantu arimanukira Ben icyari cyamuzanye nyamukuru muri Meet and Greet ko ari ukubamurikira nde Pamela kwerekana shiri yego ni igitaramo cyagenze neza ariko turaza no kukubaza akantu k'imodoka ko twaje gusanga imodoka yanditseho nk'uko fata bivugaga by'ubwino entre guillemets yitwa Omar Yakizimana nako Janvier yari Bujumbura ari kumwe n'umugore sindi kumuvuga izina none se si wasanze ari byo warabiceka inzu urabibona oya ahubwo kandi ejo ugomba kubicekinga ejo twagize akazi kenshi uwo Omar Hakizimana wabikuye twe turamuzi nawe anagira ibintu by'amamodoka afite company ikora ibintu by'imodoka si bivuze ko gutyo yitwa Hakizimana Janvier ariko Omar ni ryo zina rye ry'Ubuislamu yego ariko fata ku mavuta nubwo yakora amakosa kose hari ibyo avuga biba ari ukuri reka twikomereze shaka twiganire kuri muri show nako kuri Meet and Greet bigenda neza abantu baraninjiye ku bwinshi abakubitwa barakubitwa ibihumbi amayiliyoni 10 z'amarundi barazitanga ibintu bigenda neza ariko reka nkubaza muri Meet and Greet no bakubita umuntu bamutse mu rushi rwa danje uvuze ubuhu arundi murundi nawe bakomye urushi narebye igitaramo arundi murundi bakomye urushi ndaseka abana ariko urabona ko Cristiano Mugobe bakubise umuntu hano haje n'imyotso abaye nka Safi Madiba bana abo bantu bamukubise urushi bagashaka kurwana ndabakize agashaka kurwana n'urumukubise ndabakize bro abarundi ntabwo babarya n'igiceri cy'atanu
akabarundi basobanukiwe n'ikifu ku matike yabo haba hari polisi ifite n'imbunda wereka uwa mbere ufite imbunda imizo itunze ese ushobora gufata itike ukazirukangana mu gitabo kumenya gusoma ndetse wa muntu wagurishaga amatike hirya no hino agaruka niwe badishe mwari mutarabona urubizi ndabizi umva reka turuhuke reka tunywa amazi Emi turagaruka twinjira ku mpamvu Big Fizzo ataririmbye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri turagaruka ku kibazo cya fata we ntabwo twongera kumugaruka wapi fata wenda icyabaho Emi nyawe afite nimero ye nk'umukolege araza kumuhamagara twumve koko cyangwa se nanone tumaze nimero ageze i Burundi namuhamagara no mu buzima bwanjye sindashyigikira amafuti kuko nimba yarabikoze wagenda muhamagara si ugushyigikira amafuti ndabanza amenye oya ugomba kumenya niba yagiye i Burundi cyangwa ari amagambo ari no kumubeshya reka twihute icyo bisaba ni ukohereza kuri 0789 ubutumwa bwawe se igitekerezo cyawe ni iki ese showbiz yaciragana hehe niba ubisobanukiwe niba ukunda abahanzi komeza wiyumvire indirimbo ari fresh twebwe turi deal right now ni bamwe indirimbo ya D1 ari kumwe na Emi nyawe uri kumwe na Krista ndetse na Blaze the radio guy ikintu nababwira nuko D1 twamusabye ko kuva kare bamushireho kubera ko umwe mu bashinga nawe badufashije buri wafashe umuntu wawe nawe n'ujye shandake oya ibujumbura aho wapinza ngiye gukorera mu minsi iri imbere ari korwa nshika kujyanayo ngiye nzagenda ngiye muri team B mabarira reka tugaruke mu kanya B+ is your TV Trésor et Christian si bose si bagira barahari reka tugaruke nifikishe mama take a music bamwita D1 bakora muzika byatari mu gihugu cy'u Burundi numwe wazi navuga ko bameze neza byadanje umwana wo mukase ni mu Kanyanza wamamagaye we D1 ngiwanye ni mu Kanyanza bimeze mu Kayanza asubu nzavuga ikindi tugerayo turi mu kiganiro n'abahungu n'abakobwa bamwita Blaze ariko uziko bya bintu bikaze uno ese D1 isumwamagara umeze neza turaho kugira abanyarwanda naye ndikwabwira ko wamfashije araje mu Rwanda yereka ngiye kubera kurerwa mu rusengero ngenzi turakumva mwana ni karibu sana mimi nafurahi sana uburyo mwayakiriye byadanje mwana byari fresh byari good nibyo nari ndikubwira oya se kuntu byari byagenze sasha reka tubanze dukore n'ikiganiro ni bimwe mu bintu navuga ko ari sawa kugira inshuti biruta abavandimwe benshi bari useless rega inshuti ya hafi kurikira umuvandimwe wakore so ubwo rero twihuta cyane reka twinjire mu gitaramo cy'Ibujumbura uyu munsi yari special kuri concert ya Bujumbura ubwo na Trésor adufashe kugira ngo ize kuba ari Ibujumbura special concert special concert ariko washake n'utu video tumwe yaje tumixinga muko eme ari kuduhereza story agenda tubwira ubwo twari turi ku kibazo cyuko Big Farious cyase Big Fizzo n'umuhanzi utoroshye uyu munsi ni ya performance oya Big Farious reka cyo tuvuga ibintu tubivuge neza tubyinjiremo Big Farious ari mu bahanzi b'abarundi bagiye bazamura abanyarwanda bagenda bakorana indirimbo n'abanyarwanda noneho Big Fizzo amaze igihe kirekire yari umusitari yari diri yamuyoboye baza iyi ndirimbo yakoranye na Tom Close Emi yageze aho none baza mu bantu bari kwemera rega muyoboke ni umudira kabana manager yaradiringiye ndera ntiyacuranga ngo njye wasize ndi zero
zino uramutse ugiye wawe noneho rero Emi ikintu dushaka Trésor aduhe telefone ikintu dushaka kukubaza ariko ubwo uri kugenda utubwira ikintu dushaka kukubaza tubwire icyerekeye kuba Big Fizzo ataririmbye mu gitaramo n'icyabiteye na Bushari utubwire na Shemi nawe ntabwo yagaragaye ni ibintu nyine ubona bitari bimeze neza utubwire impamvu yabyo n'icyabiteye kandi bose twarabonye kuri afishe byagenze gute uko byagenze ntabwo byari byoroshye ntabwo bari bishyuwe twabimenye ni ikibazo cyo kutishyurwa cyangwa ni ikibazo cyo guharanira icyubahiro cyawe ntabwo bishyuwe kandi njyewe mfite amakuru y'uko ari guharanira icyubahiro cyawe Tereza iyo kamera bari njyenyine rero sibyo mushaka ni kabisa ko nawe ufite ubwino n'ejo gihozo nawe izamutunga nawe tubwire harya handi mu iteka byagenze bite ikibazo agiye gukora interview mu iteka ngo ni njye wamuzanye ariko by the way reka dushimire Louise Mimi Decor akorera mu mujyi rwagati hano rwose ukeneye imyenda yo kwambara mu isoko ukeneye imyenda yo kwambara ukeneye decoration nziza cyane uragana Louise Mimi Decor akorera mu mujyi wa Kigali muri floor ya kabiri ku muryango wa kangahe wa 53 ni umugore rwose uzi kwita ku bantu uzi no kwita ku bakiriya be kandi akabikora neza mu kabinozanya kuri nimero wamuhamagaraho wamuhamagara kuri 0783 rimwe cyangwa reka nzivuge neza ni 0783 ni kwa Louise Mimi Decor akorera mu mujyi Decor urabona yanyambitse nabi bre reba ko no mu diaspora kabisa reba ukuntu umujitonze uyu mwana baze bambaza ngo ariko ngo yakoze ubukwe ibi byose ni Louise Mimi Decor we yashashirwa mbaye neza ubona kumenya kabisa kuva wamenya naba yambaye neza cyane reka nongere ubundi babaga bambeshye reka ninjire mu gitaramo cy'i Burundi kandi Louise reka mushimire wakoze cyane kutwambika kabisa n'abageni bafite gahunda baze bakugane baze mu isoko rya Nyarugenge kuri floor ya kabiri ku muryango 53 Emi ubundi Louise Mimi Decor niwe muntu wazigiye navuga ko mu gihe twabayeho twambara nabi byarakemutse ariko nukuvuga ngo yazahari aramutse agiye yaba dusize turi zero ihero Diwana ati zero umvisha ko nakaririmba akamenye uzakwitaho utari mu gihugu cy'iwanyu uwo muntu aba ari uwa danje Diwana ese muje nawe ko najya so mundi bugende mu minota dusigaje reka dufate iminota 10 y'igitaro ubwino hano turakoze utubazo tworoshye cyane hari impamvu Big Fizzo ahere ku kibazo namubashije ikihe cya Big Fizzo ni ubwikunde cyangwa n'ubwibone kuko reka yinjire mu gitaramo reka yinjire nyirizina ubwo turiko itariki ya 30 habaye meet and greet ya Debeni ndetse n'abafana ndetse no kwerekanwa ko abahanzi bazaririmba mu gitaramo nyirizina kwinjira muri icyo gitaramo byari itike ya make yari 100,000 miliyoni 2 kugera kuri miliyoni 10 wa miliyoni 10 Debeni agombaga ubu hari abantu ntekereza ko n'ubu bari kujya gusura mu mago yawe ewe aracyariyo kubera za miliyoni ariko babagabo bandi na David tuzabimukora na asake ibyo biba birarangiye tujya kuryama turataha twese dutegereza umunsi nyirizina w'igitaramo cyagombaga kubera muri Messe d'Officier bivuze gutyo ni mu kigo cya gisirikare cyangwa se ni ahantu ikigo cya gisirikare gifite sale ntago ari sale ni icyanya cya gisirikare ni ikibuga kabisa cya gisirikare bivugwa ko igitaramo aho cyagombaga kubera hose Coach Gary yagendaga yishyura apandishije ayo bishyuye akanayaba OG kandi ni biravuga nanjye nibyo numvishije nibyo kandi ni OG kuko n'uyu wabyumvisha reko namusubize Coach Gary n'uyu muyobozi nawe
wa nawe yarabivuze igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2023 The Ben nibwo noneho yagaragaye yagombaga kugaragara mu gitaramo kiri officiel araza hari abahanzi njyewe naje numva hari kuririmba umuntu witwa Satibi kuko Satibi yinjira njye nanjye nibwo ninjiye mu gitaramo haje aba DJ bamwe na bamwe baracuranga ibintu bigenda neza kandi bumva ko ibintu bari gucuranga ari fresh sana ariko ubundi byari kugenda ntekereza ko ari abantu b'igitaramo wenda batabikoze neza cyangwa se batari babipanze neza uko abahanzi bari buze gukurikirana bari kuririmba ako kantu kundi kukumva cyane sinzi ukuntu bari babiteguye igitaramo imiryango yafunguwe ku isaha ya saa 9 saa 9 saa 10 saa 11 nekeza ko igitaramo cyagombaga gutangira ku isaha ya saa 12 uri kubyumva umuntu anditse isomero cyakoze iriya ni gahunda nyine ni ya mujyi ariko ibyo reka tubireke watura amapusi uri kubyumva igitaramo cyagombaga gutangira ku isaha ya saa 12 nimba nibuka neza ariko njye nahageze nko ku isaha ya saa 2 nahageze ku isaha ya saa 2 ntabwo nabishyuga ibyabanje mbere ntabwo nabibabwira kuko ntabibonye ngenda babwira ibyo nabonye narinjiye ninjirana n'umwana w'umukobwa w'umurundikazi nawe w'umunyamakuru ku kinyamakuru cy'Iwawe Burundi kuri BTV y'Iwawe Burundi bita Shanice turaza turinjira kuko uri kumva narendi kumwe na manager wa D1 kuko aba batipe kuntu bateye nimba utaramutumiye mu gitaramo cyawe ntabwo ashobora kuza kandi aba batipe bubaha management birenze bikenewe buriya nimba D1 haratu umubonye ari mu rugo ntabwo ashobora kugenda atabwiye management ye ngo ngiya ni ikinyabupfura yego nari ndi kumwe na manager wa D1 yitwa Eric akaba ari nawe manager wa Iteka Radio na Iteka Music Studio telebo nini ubwo turagenda Satibi aba arinjiye ku rubyiniro yambaye neza cyane kizi cyo gitaramo cyo muri Nuzo abari nagari cyabereye Bujumbura ariko ku rubyiniro arabyina akora indirimbo imwe Satibi tumva arakoze eshatu Satibi ava ku rubyiniro ariko iki gitaramo hari hateganyijwe ko hari buririmbe Bushari Babo Shemi Rinoji Satibi ubundi yari The Ben main guy Satibi Big Fizzo Rinoji Bushari n'aba DJ harimo DJ Diaro na RJ the DJs yego abo bose hakoze abantu batatu hakoze Satibi hakora The Ben kuko Satibi yavuye ku rubyiniro wahita yinjira The Ben The Ben aririmba iminota itageze kuri 35 aririmba indirimbo ya mbere aririmba indirimbo ya kabiri wumva bicamo se bica The Ben as live bro noneho abana b'abarundi twange tubyemere bazi muziki bamufasha bande bari gukorana bande bari gukorana wenda ndavuga njye rata public baramufasha gase public kandi ntabwo banaga mu muntu uzi kuno babaga bari hejuru igitaramo yakoze abantu bari bahari wabashyira muri arena ikuzura abarimo bagasohoka bari bari hanze bakinjira nabo bakuzura unari n'inshuro ebyiri yego concert The Ben nawe ntiyatengushye abafana yabakubitiyemo kabisa ariko ngo byari n'amarira nibyo ngiye kubaza yararize The Ben ari ikibazo ni The Ben murabizi ko The Ben ni emotion umukipe ugira emotion za danje ni umwana wo mu bacire uyu ndakeka ari oya ni The Ben ni umwana w'icikondo uri kubyumva The Ben
aza ku rubyiniro ariko uwari uyoboye igitaramo yaravuze ngo abari inyuma mubona kwita muri bishyuye ibihumbi 10 barababwiye ngo kuko abo mu bihumbi 10 bari benshi wajya no mu bihumbi muri VIP ugasanga nabo ni benshi itike yari 10 n'ijana sibyo cyangwa cya 10 ijana na 100 ahubwo bari noheri n'ubunane bari kandi aho hantu hose hari huzuye mu Rwanda hari havuye package yuzuye Tijara Kabendera Junior Giti DJ Brian DJ kandi bika ko bari bavuze ko DJ Brian ari muri team Gael DJ Brian abagiye ku rubyiniro nawe kuki se watabaye kupita twatugoma man none se ubundi hari no ko hasigaye reba tabutebo reba Burundi tabutebo nahabonye hari tabutebo DJ Brian yaraje kubita utugoma vanga umuziki muri Asake nabare cyakoze man Burundi habire nyamara twe twita abasirimu wapi nta muntu warusha abasirimu stage the Ben yarari kuririmbira hose sinzi nimba mwari bonye igihe napondinga ngo cyakiganira ni stage baza bagakora bakayifunga neza barangiza bakayimanura uri kubyumva bakabimanura ku buryo isaha y'igitaramo nigera ni telecommande bakanda stage kongera ugasubirana urundi rero numva hari ibindi hari gusirimuka kurenze niba ari ibyo iyo muri messe de officier oya iyo ngiyo niba barateguye ni ya company The Ben araririmbye byiza hari umuntu ubwiye Christian ngo ngafite amabere meza ngo yagereka kwerekana ko n'ubundi ngo ari umugabo ngo ese Christian nsaba abagabo ahubwo azonsa abana ngo yose byihe yose ati mu cyangwa ati mu umwe muri yuri uri kumva The Ben araririmbye bimera neza nyuma none nibwo yaje kuririmba indirimbo afite ngo agatera aririmbye yenda afitanye na Tom Close hari indirimbo afite y'Imana thank you maga thank you today ntabwo ariko ari kumwe na Tom Close y'Imana hari indi iyo ngiyo thank you ari kumwe ndaje umbwira icyo ushaka thank you bari kumwe na none ngo undinde abanzi ndenda basinda umwanzi nimba yaratekereje baravuga ngo ntsinda umwanzi ntsinda n'icyaha ngo ntsinda umwanzi ntsinda icyaha aho hantu yarahageze nimba yaratekereje uburyo yaranabivuze ngo impamvu dukwiye gushima Imana nuko iki gitaramo barakirwanyije 1 2 3 aravuga ati ndebye n'urukundo abarundi mwangaragarije uburyo Imana bari abantu benshi cyane arapfukama ashima Imana ndetse ashimira n'abarundi ashimira n'igihugu cy'u Burundi rero ikintu cyabishije The Ben ni uburyo igitaramo cye cyarwanyijwe n'abantu iyo abantu batarwanya igitaramo cya Ben ntabwo biriya byose tuba twarabibonye Pamela baramuhamagara reka noneho ninjire ku cyatumye abahanzi bataririmba biravugwa ko iyi kipe yateguye iki gitaramo aba bahanzi ba Big Fizzo n'abandi batishyuwe ntabwo ari ukuvuga ngo Big Fizzo ngo ashatse kuririmba imbere inyuma ya The Ben ariko hakaba n'amakuru avuga ko Big Fizzo ashobora kuba yarishyuwe kugira ngo ataririmba muri kiriya gitaramo nanone wowe uri kutuganiza nk'umuntu ufite uburenze ariko ngewe icyo ndi kwemeza ni uko hari n'abavuze ngo ni amasaha ngo ni iki ntekereza ko igihe amasaha y'igitaramo cyari kuberaho igihe igitaramo amasaha yari kuberaho kandi amasaha y'igitaramo cyari kuberaho abantu bateguye iki gitaramo bari bazi neza ko abo bahanzi bahari nabo ubwabo ntabwo ari ibintu byabatunguye banyarwanda banyarwandakazi ntabwo kuba Big Fizzo atararirimbye kuba Bushara atararirimbye kuba bari bateguye rwose kuririmba batararirimbye ntabwo ari uko ibi bintu byabatunguye ahubwo ni ibintu nabo ubwabo bari bazi ahubwo babihisha abanyagihugu ntabwo ari uko Big Fizzo yanze kuza kuririmba ngo mbere ya The Ben oya Big Fizzo nanone Big Fizzo cyatumye ataza kuririmba biravugwa ko atigeze yishyurwa
yego nanone hakavugwa ibindi by'uko Oya. yishyuwe atari ngo nawe oya ariko Big Fizzo ushobora kumukubita miliyoni 2 z'amarundi ari kumwishyura 10 n'urugero ukamubwira uti wowe star appearance hano bijya bibaho no mu Rwanda rero ukabona abanzi bavuga kuba event organizers oya ibi bintu byigeze kubaho hari igitaramo cyari cyabaye nuze bushari bamushyize mu bitaramo kirihuye cya Mukura hari n'ikindi gitaramo cyari kubera muri uyu mujyi wa Kigali biri bubere igihe kimwe aravuga ati hariya nzaza mvuye Huye nk'umustar nta kintu nzakoramo uri kumva nta kindi kintu kizagaragara hari ikintu bemeza kimwe arakubwira ati wowe niba ushaka miliyoni 10 reka nguhe ebyiri ugire star appearance ugaragare gusa mu bintu bigiye gutuma asubira i Burundi n'ibi bintu birimo reka twigendere next week kubera yuko ikintu kigiye gutuma asubira i Burundi twigerereyo tumenye wagwana oya ni wowe uzaba uri hano wenda nagihoze ibihumbi 200 by'amanyarwanda bigutunga iminsi 3 i Burundi ugasaguraho byibura ibihumbi 200 uriya muzigo twe tuzagenda dufite full package bivuze iki ndashaka kujya i Burundi ngiye kwihigira Big Fizzo ngiye kwihingira boss wa Nauna ngiye guhiga uyu mwana witwa Renoji ese nawe boss wawe uri Burundi ni Umurundi aricyo kintu kinjyanye mu gihugu hanari Joni Joni se ni Umurundi yitwa Joni nzi ko ari umunyarwanda ariko Ben ni legend nanabi batangariza n'umuntu shimira the Ben bro shimira abantu bose bakoze ibintu bya dance mu minota 5 dusigaje ibyo dusoza n'ikiganiro ibi bintu mbivuze njyewe reka ndebe mo hari mukubita ibyishimo mukubita ibyishimo mukubiteho kuri gahunda abanza ajye muri screen wenyine no ashimira njyewe mbibabwira banyarwandakazi iyi ni B+ niyo mbivugiye w'ikiganiro The Play turi kugereranya ishu n'indege kuko ako Trezo ngenda cyane close up ese ubundi kari busy nabwo close up kugira ngo ibikuriho ubivuge bivuge ushimire yego trésor kubera yuko ngo ni trésor ibi trésor regatiranwa n'abana b'abashyira reka ngende babwire naye umuntu witwa The Ben n'umuntu witwa Bruce Melody mubagereranya mu bihe badakwiye nibavukiye itariki imwe nibavukiye umunsi umwe nibavukiye mu karere kamwe nta nubwo baziye mu muziki rimwe The Ben ni legend ako wangaruye iyi kamera ni ngarura nta kibazo natwe reka batwereka The Ben ni legend Bruce Melody ni umuhanzi uzi kuririmba ariko ugifite byinshi yigira kuri bakora nanabigarutseho by the way nta kibazo reka imavu ni nkuko utavuga ngo uyu mwana ngo witwa ngo Dramati mu gihugu cy'u Burundi kumugereranye na Big Fizzo oya wa papa wawe wundi Kidumu Big Fizzo bro oya nugutuma umwana yishyira ahantu atari ushobora gufata Big Fizzo ngo umugereranye na Dramati n'ibishobo na Kidumu yes hari abantu baba baratanze nanone ni nabyo nakubwiraga turebe ibikorwa by'iki gihe bibiri gushayininga ni bya Bruce Melody ubu Bruce Melody dore niyo mpamvu ebe akubwiye ngo ntabwo wafata Dramati ngo umugereranye na Kidumu kubera ko ari gukora cyane yego twabyumvise ariko se ari muri Kenya ubu ngubu ari gukora live ahemba bande atunze abagore n'abagabo benshi cyane buri munsi abafite igitaramo amakuru nakuye i Burundi sinari kwava namenye ngo Kidumu bit niyo wumva ngo Kidumu yakoze igitaramo mu gihugu cy'u Burundi itike y'amagi we aririmbira abayobozi gusa i Burundi aririmbira abayobozi gusa itike y'amagi kwinjira mu gitaramo cye iba ari inote y'ijana wabyumva muri Kidumu ni gute rero ushobora kumbwira ngo murafata Bruce Melody w'ejo
mumugereranye na debeni watangiye umuziki 2008 uyu munsi najya guserebura araserebura imyaka 10 n'ingahe sibyo 10 n'ingahe amaze mu muziki Melody yaserebura imyaka 10 abandi baniga bari muri bagiye kuzuza hafi 20 bagiye kuzuza imyaka 20 mwebwe murabagereranya gute struggle nizihura generation nizihura sinzira impamvu emi urumwe mu bantu batuzanye ubwino bwinshi ubwo abakubiswe inki mukomeze kwihangana ndetse reka dutegereze Gihozo ejo adufitiye byinshi azatugezaho muri The Play. Emi reka tugushimire wakoze cyane ejo sindaza Gihozo azaza oya ejo aho uzana rero mugomba kuzaza umwazana azana ibye n'undi akazana ibyo tukamenya niba ari mwari muri mu kazi cyangwa mwari mwibereye muzanye Gihozo agenda agiye ku ishuri iki cyo mukino ariko igitaramo turabizi ko n'igitaramo yakitabiriye nyine yarakitabiriye ariko Gihozo agenda agiye ku ishuri twaje no kumenya ibyo ari byo hari n'ibintu wamuhaye ibyo turaza kubiganira umunsi w'ejo reka tubashishikarize gukurikira Bplus TV Rwanda mu kanya makuru mu kinyarwanda arabarimbanije biraba ari ibicika ubwo dushimire Krista na Emi dushimire Trésor na Pasi ndetse na Christian badufashije ku buhanga bw'ibyuma nawe turagushimiye Sports Center bakoze cyane ubwo Sports Center ari ku isaha ni nyuma y'amakuru y'ikinyarwanda biraba ari ibicika reka tubonane ku munsi w'ejo saa 10 ya mwakoze cyane kabisa Imana ikomeze kubaha umugisha bless up Malian.